yego kandi ntikizati kubigeraho uzabigeraho biri kongera kavuga ngo naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza nta kintu Imana yavuze kuri wowe kizahera iminsi ya kera yari yaranzengereje bene aka kageni uzi ko hari aho ugera batangira no kukugaburira ibiryo wakwibuka iminsi ya kera ukumva urabubirya ako kana aka kantu bakumve kuko karimo ishimwe ribyibushye yego iminsi ngendeye mu ndege ntabwo ndiyishyurira indege yego kuko no mu by'Imana ambwiye birimo nzarya umuceri twari tuzi ko hari umunsi mama yabuze icyo avuga Marionette turifuza yuko rero natwe nugera mu ndege muri amasengesho usenga nk'abakurikiranye Eva Marionette turifuza yuko natwe wadusengera Imana Yesu reka ngushimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wowe tubana umunsi ku munsi amahoro y'Imana abane nawe kandi turakwishimira turagukunda cyane uzi ko umunsi ku munsi tuba twifuza yuko wagubwa neza hari ijambo ry'ubuhanuzi hari uburyo tuba twifuza ko umuntu wawe w'imbere yahinduka mushya uko bukeye n'uko bwije uyu munsi rero ni Evangeliste Marionette turi mu rugendo rwerekeza ku kibuga cy'indege tugize ngo dutangirane nawe mu byiza Imana igenda idukorera ajya ababwira ati burya iyo umwuka w'Imana akomatanye cyangwa se ari kumwe n'ubwenge bwawe bigira inyungu nyinshi sinzi niba mbivuze neza reka twakire Marionette adusuhuze atubwire ari kumva ameze ate turi imvura iri kugenda igwa murabona ko rwose tugeze Sonatube ahantu ho tugeze kugira ngo twerekeza ku kibuga cy'indege tubashe kubakurikirira uko Marionette ari buze kurira indege umunezero araba afite arabagaragara mu maso gute Emmanuel tuyishimire muzi ko ababereye umunsi ku munsi murabona neza Marionette uraho yego amakuru neza twashimye nahoze mbwira abantu rero urukumva umeze uti urishimye ariko niko mbona ariko umunsi biba birenze iyo ngiye kurira indege mvuga kwa Kalisa amashimwe aba yiyongereye twebwe impamvu amashimwe yiyongera kurusha ababyirutse bazigenderamo yego ni uko aho twavukiye tutigeze tuzibona twazibonaga mu kirere uzi uko kera bajyaga bavuga ngo mu ndege nyine hari ukuntu ngo abazungu bagenda bagakorera ikintu ngo bigata amafaranga nawe ibyo kintu ugeze babikubwira zajyaga zihita kera turi guhinga tukararama ngo turebe ko indege zita amafaranga yego tugategereza tugaheba rero iri shimwe mba afitemo ibyishimo hari abumva ari ugukabya bitewe n'aho bavukiye erega hari uwavuze ati mujye mureka tukabye mwokabyara twabonye naho dukabiriza twebwe yego ahubwo hari umuntu ujya unsetsa akavuga ati burya nubona aho ukabiriza jya wihangana ariko ubundi ukabye kubera Marionette rero uru ni urugendo rwawe rwa kangahe iyi ni inshuro ya gatanu ni inshuro ya gatanu wawe ugiye kurira indege kuva mu kwa 12 kugeza muri uku kwezi kwa 11 inshuro ya gatanu ni inshuro ya gatanu hari uwakwibaza ngo umunsi wa mbere ntabwo bari twicaranye mu kiganiro nka gutya kuri Evangeliste Marionette ariko hari uwakwibaza ngo umunsi wa mbere wurira indege ijya guhaguruka wumva umeze umunsi wa mbere n'urira indege karagaje kuko yarinze yaguruka numva bari bunsohora yaba ku kibuga cy'indege numvaga nari mfite ibipapuro byinshi cyane yego kuko byari igihe covid yavuza kuguhura yego ariko numvaga bari bunsohore nta n'umuntu nabwiye nirinze no kubitangaza kugira ngo nibansohora ntaza guseka nabonaga umukozi wo mu ndege yinjiye mu ndege yego yahagara ahandi rwanjye nkavuga ngo bagiye kuvuga ngo nyirabagenzi Alice nasohoke gusa nzari ibyo atujuje
iratangaje. ku bw'amahirwe mbona bakinze umuryango, mbona irazungurutse bwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu igurutse, Yego. ndavuga ngo ubusingisohotse. Yego. Ahasigaye ni ukwirwanaho mu kirere ngasengera hagati y'isi n'ijuru. Uwo munsi naranezerewe, nari mfite ibyishimo bivanze n'amarira, twibutse iminsi yacu ya kera. Oh, haleluya. Bituma igitangaza nk'icyo twebwe kizamo amarira, Yego. kizamo amashimwe, kizamo gucika ururondogoro, hazamo kuvuga tugacika n'ururondogoro bitewe n'aho Imana yadukoze. Yego. Ubu uyu munsi wa none abantu baradukurikiye barifuza kumenya Mama Lionel. Uyu munsi wa none yongeye kujya mu ndege, ese ubu nta bwoba ufite? Nta bwoba mfite, nubwo njya mbona abandi baba babufite. Yego. Kuko hari n'aho umuntu agera hakaba ikibazo mu kirere. Yego. Nkabona abandi bafite ubwoba. Yewe ntabwo nyangira, ahubwo mba numva ninze kugeramo kuko nkunda n'umunyenga w'indege. Ubwo se kuko dufite amasezerano azageza mu zabukuru. Yego. Kandi sindageza mu zabukuru. Mama Lionel, ako kantu gasubiremo neza. Haleluya. Amina, amina. Dufite amasezerano twebwe azageza mu zabukuru. Yego. Kandi ndi umugore w'igikwerere. Haleluya. Ntabwo ndi umukecuru. Haleluya. Rero iyo ufite bene mu masezerano bituma utagira ubwoba. Yego. Kandi indege ifite protection zihagije. Kuko njya mu ndege bwa mbere numvaga ndi bunaruke, kuko hari ukuntu abantu badukurikiye babihangane, wenda hari abantu bavuga kuruka bakaba bagira iseseme bari ku meza, ariko nimwihangane, nta rundi rurimi bivugwamo. Hanyuma ndavuga ntubuze, Imana ifashe simbuka mu ndege, ndi umusitari, ndi umusirimu, batancishamo ijisho, ariko nsanga harimo protection zihagije kuko tutagira icyo kibazo. Kuko nk'uru urugendo rwa mbere rwafashe amasaha arengaho hafi 6. Mfite amatsiko yo kumva uko indege iguruka, uko ihaguruka, ndi burebe za sekuse bavugaga ngo mu kirere haba amasekuse, ndeba uburyo ngendera hejuru y'ibicu. Ita ndibuka ikorasi twajyaga turirimba mu cyaro ivuga ngo umwami azaza ku bicu, avuza impanda y'itorero rizamurwe. Mpita mbona, nari maze iminsi nanasohoye ijambo rivuga ngo randevu ni ku bicu. No mu ndege nasanzemo umukozi wo mu ndege baba banzi cyane. Yego. Arambwira ati randevu ku bicu, nindaje mu njyane ku bicu, nimagera nanjye ndirwariza. Mu bicu nasengeyemo amasengesho menshi, n'ubu mu kanya ningera mu bicu hari amasengesho ndi busengeremo, hari n'ibyifuzo by'abantu ndi busengere. Abantu bamenyereye ko dusengera mu butayu no mu rusengero no mu nzu, ariko hagati mu bicu sengeramo isengesho kandi ryasimusiga kandi rikarara ririkoze. Nari mfite n'amatsiko y'uburyo indege imanuka, kumanuka byo bumva ari danje, kuko yenda kugera hasi. N'abakozi bo mu ndege baratubwira ati mwambare imikandara, mukomeze, mufunge, muzimye amatelefone tuba twajimije ikizahaguruka. Ariko mu kumanuka naho barakubwira bati abantu muhagarike gukoresha ubwiherero bwo mu ndege, mufunge amasentire, mukomeze, kuko kumanuka kwayo biri mu bintu bitera ubwoba umuntu adafite umutima yagira. Biba biteye ubwoba. Rero tugize Imana tukabona igeze hasi irahagaze neza, hari iminota tumara bameze nk'aho barindira ko umutima usubira mu gitereko tukava mu ndege. Nari mfite amatsiko yo kuzamuka amasikariye y'indege no kuyamanuka. Imana yarakoze, abantu badukurikiye bamenye ko Imana dusenga irabikora. Hari ijambo rivuga ngo nibutse iminsi ya kera Uwiteka murambuye amaboko. Mama Lionel, aka kanya turi kumwe, iryo jambo mbese rikwibutsa iki, rikoza hehe kuri wowe? Hari kubaza ku kantu Mama Lionel, nibutse iminsi ya kera. Iminsi ya kera rero yanyibutse, akenshi ngeze ahantu ntaha mu gitangaza gikomeye nk'iki cyo kugendera mu ndege, niyo nkunda kuvuga iminsi ya kera. Iminsi ya kera hari abantu batagira, hari iminsi yabo ya kera iba ari myiza. Yego. Ariko twebwe iminsi yacu ya kera yari mibi. Yego. Yari mibi. Iminsi yacu ya kera, yewe ngira iminsi yanjye ya kera, mingira amafaranga,
mbana na mama w'umupfakazi tubana mu nzu imwe nayo twimuka iva minsi ya kera dushobora kuburarage na mama minsi ya kera mbwira mama ni umura nzakugirira neza amasezerano yawe n'ibyo uzayasohoza yego ajya nihanganisha mama muri iyo minsi ya kera minsi ya kera mbura mwana ubu nanjye nzarya umuceri twari tuzi ko hari umunsi mama yabuze icyo avuga twabonye imiceri mu bana b'abakire bayipfunyitse ku ishuri kugira ngo mama yitwangishe tutagumye kumuteza umutwe aratubwira ati ariya ni amagi y'ibimonyo ati muramenye mutazanabirya yego tukaba tuzi ko abakire barya amagi y'ibimonyo iminsi yacu ya kera ntitwari tuzi umuceri batubwiye ko ari amagi y'ibimonyo turabyakira yego iminsi yacu ya kera twavomeraga amafaranga ugahera mu gitondo uvoma utari buhembwe n'ibiceri 500 murebe ko muramo iminsi yacu ya kera irarijishe ntabwo ishimishije iminsi yacu ya kera nta kwambara kwari kurimo kuko hari n'igihe wajyaga gusenga ugashaka umwenda wambara ukawubura ukabona uri ikibazo mu bantu iminsi ya kera niyo wabonaga na kamukara rero iyo ngeze ku kibuga cy'indege nkibuka iminsi ya kera akenshi hari igihe yewe nanarira hari igihe nuri ku mutwe mu ndege nkarira ndinde minsi yanjye ya kera ariko muri iyo minsi ya kera nubwo twari tumerewe nabi nubahaga Uwiteka birasaba ko umuntu agira kubaha Uwiteka mu buryo bukomeye mu minsi ye mibi kuko mu kubaha Uwiteka niho yambwira ati mwana wanjye jyewe nzakugirira neza niho naherawe amasezerano yo kurira indege ariko n'umuhanuzi wabihanuye numvaga ashobora kuba avangira Imana ibaho umugisha mwinshi cyane Imana ikwishimire mu Marene turifuza yuko rero natwe nugera mu ndege muri amasengesho usenga nk'abakurikiranye Eva Mama Lionel turifuza yuko natwe wadusengera Imana ubutaha akaba ari twe tuzaturuka kugufotora tugenda tukwerekana buri kamwe kose twabisabiye uburenganzira rwose nabyo birakwiye kuzakorera ikiganiro mu ndege hejuru yego Imana ningeza mu rwego nabasha kwishyurira kameramani kuko n'ubundi abantu badukurikiye yego zishuro zose nuri indege sindishyurira indege ako kana aka kantu bakumve kuko karimo ishimwe ribyibushye yego iminsi ngendeye mu ndege ntabwo ndishyurira indege yego kuko no mu byo Imana ambwiye birimo igihe cyo kwishyurira indege igihe ntikiragera yego ariko nikigera izamuha ubushobozi bwo kujya nishyurira n'abakameramani nkamusabye uburenganzira tugakorera ibiganiro mu bicu yego abantu bakumva ijwi rya Mama Lionel mu bicu Imana yavuye icyubahiro amen turagushimiye rero ubwo turi kwegera kugera ku kibuga cy'indege tube dukweho kamera baze badusake abadukurikiye ndakomeza mbakurikiranire akantu ku kandi mu kanya kuko hagiye kuvugwa ijambo murikurikire ntimurambe yes turacyari kumwe na Mama Lionel tugeze ku kibuga cy'indege turifuza yuko yakomeza akatuganiriza nari maze kubabwira ko tugeze ku kibuga cy'indege kandi bagiye kudusaka ntabwo twari turakomeza rero na kamera ahubwo twagiye aho badusakira kugira ngo tubashe kwinjira nitumara kwinjira tumuherekeze tumugeze ku kibuga cy'indege narangiza adusigire intasho natwe tumuhe intasho Mama Lionel wari ukomeje ku minsi ya kera minsi ya kera rero hari abantu bari bumfashe kuyumva bahuye nayo hari abandushije hari nabo narushije iminsi ya kera sinigeze nkandagira numvaga bavuga umujyi wa Kigali numva ahantu habiri numva Kigali ku Kabusunzu numva no ku kibuga cy'indege Kanombe ngeze mu mujyi wa Kigali njya ariko ku Kabusunzu hari iki ku Kabusunzu abanyamakuru bakundaga kuvuga ngo turi ngo ku kigo iwacu ku Kabusunzu ngo inama yabereye ku kigo iwacu ku Kabusunzu numvaga mfite amatsiko kuzagera ahantu abanyamakuru bahora bavuga ngo inama yabereye ku kigo iwacu ku Kabusunzu ngeze i Kigali no hantu hambere nabanje kugera ariko nkibaza uburyo nzagera i Kanombe umwe nza guherekeza umuntu uje
ariko nkagira amatsiko y'uburyo nanjye nazageraho indege yego kumva niho hantu hambere mfitiye amatsiko aho indege iparika iminsi yacu ya kera twibazaga ibi bintu haleluya ariko ku bw'amahirwe tubona imana itugejeje aho tuyibuka kuko iyo ukiri muri iyo minsi nta bindi wibuka nta bibira nigeze ivuga ngo iminsi yacu ya kera cyane ni iya kera iyo haba hari ahandi haleluya amen iminsi ya kera uyibuka kubera aho ugeze cyageze nta minsi nari mfite nibuka ubu nibwo mfite iminsi nibuka ndi kwibuka iminsi ya kera kuko ihari iminsi ya kera rero ntabwo nari nzi ko uru rwego imana yarungezamo ibi ni amahirwe ava ku mana ntabwo ari biva ku babyeyi nta kintu ababyeyi bigeze bampangira nta nubwo ababyeyi bigeze bagira uruhare mu gusohoza amasezerano yewe habe n'itorero habe n'inshuti za kera ariko iyo ndi muri ino minsi nibwo ntangira kuvuga ngo mana burya iminsi ya kera yari yaranzengereje bene aka kageni uzi ko hari aho ugera batangira no kukugaburira ibiryo wakwibuka iminsi ya kera ukumva urabubirya pe avuga uti ndabandya nabyo bintegereze nk'uko nanjye nabitegereje ubu hari igihe tuzajya tubwira ibisubizo nabyo bikadutegereza kuko natwe twarabitegereje si indege ntintegereje irantegereje ko zo mu ndege bari gutegura ibyo ndi kurya ibyo nza kurya amasentire bari kwiyegeranya birantegereje ibisubizo birantegereje kandi ndumva nshaka kubwira abantu bari mu minsi nk'iyo nari ndimo nanasoza mbabwira ngo imana ibahe kugera mu byo bategerereje mu minsi ya kera haleluya ibintu wategerereje mu minsi ya kera icyapa imana yumva gusenga kwanjye ikakwinjiza muri iyi minsi ubasha gutera agatebe ukaganiriza abantu iminsi ya kera nicyo ndi kwifuriza umuntu wese unkurikirana umunsi ku munsi imugeze ku ntebe yicaraho akabasha kwibuka iminsi ya kera nicyo nifuriza umuntu wese unkunda kandi ni nako mu gusengera ngusabira imana ikugeze ahantu ubasha gufata iminota 30 ukavuga ku minsi ya kera nibutse iminsi ya kera shimiye imana ko ivuga bikaba yategeka bigakomera yego ivuga ko nzurira indege umuhanuzi w'umukecuru babimpanuriye ndamureba ndavuga ngo yampanurira ibiryo ko akareka kwirirwa avuga iby'indege akareka kwirirwa avuga ibyo gutunga imodoka akareka kwirirwa avuga ibyo kuba mu mujyi akareka kwirirwa avuga ibyo kwirirwa ngenda ibihugu nabonaga avangiwe bitewe na situwasiyo nari ndimo kuko burya ntabwo abahanuzi bahanuriye bavangiwe bubahwe ntabwo abantu imana yanyujijemo ibi bintu bavangiwe ni ukuri iby'imana yavuze ngicayemo hari n'ibindi yavuze ntaricaramo hari n'ibindi izakora itavuze kuko bibiri avuga ngo nzi ibintu nibwira nzabagirira niteguye ko hari n'ibyo itavuze igiye gukorera yewe mama Lionel ndabyiteguye imana ibaha umugisha amen hari umuntu ujya gutekereza akavuga ati ese iby'imana ivuga byose irabisoza ngendeye ku ijambo uvuze ngo hari ibyo yakubwiye hari n'ibyo ubutegereje hari ibyo wagezemo hari ibyo ugiye kugeramo hari abantu batagira kwizera cyangwa se bagira kwizera gushidikanya kuko nako tujya tukumva bakavuga bati iby'imana itarakora ni iki cyatuma mbigeramo ndabwira umuntu nkurikiye ko iby'imana amubwiye izabikora yego ibyo itarakora izabikora bibiravuga ngo bifite igihe byategekewe yego kandi ntikizatinda kubigeraho uzabigeraho biri kongera kavuga ngo naho byatinda ubitegereze kuko kuza ko bizaza nta kintu imana yavuze kuri wowe kizahera gishobora kurwanywa gishobora gutinda bitewe n'imyitwarire gishobora no kurwanywa kugira ngo kiburizwemo ariko ntigihera nta kintu imana yavuze kuri wowe kizahera imana ihabwa icyubahiro amen ugiye kurira indege amasaha ari kugenda tugiye kukurekura ariko ni akahe gatsikamutima n'iriye banga ufite mu mutima wawe wasangiza abadukurikiye ibanga mfite mu mutima
riraza gufasha uwicaye mu bisubizo Yego. nk'ibyo ndimo n'uwicaye mu bisubizo biri hejuru y'ibyo ndimo yego n'uri munsi y'ibi bisubizo ikintu ushaka kumubwira nk'ibanga nk'ikindi ku mutima ni ukwitwara neza mu rwego ugezeho niko kantu numva nshaka kuvuga hari abantu Imana igeza nk'aha agatangira kumva yakanga abantu akabikabya akaba yabikangisha abantu nk'aho hari ibyo bya nyuma abonye kuko nutera ubwoba muri ibi nugera hejuru se hari igihe wakwitera umwaku ndashaka kubwira umuntu udukurikiye wihangana ahantu Imana ikugejeje uhitware neza uhitwara neza niho hari buvemo tike ikugeza hari utahugeze Haleluya Imana ishimwe cyane amen itike yo kugera kure itike yo kurenga aho ugeze ni ukwitwara neza aho ugeze niryo jambo ndumva nshaka kubwira umuntu wasubijwe ku ngusha n'umuntu wasubijwe mu rwego rwanjye aho ugeze itware neza kuko iyi Mana itugeze aha ifite n'imbaraga zo kudusubiza aho twavuye yego ifite n'imbaraga zo kuturenza aha tugeze yego kugira ngo rero ugere aharenga aho ugeze jambo mbwiye umuntu udukurikiye itware neza muri icyo gihe urimo Imana izakurenza n'aha ngaha nibyo bintu ngenderaho kuko sijya nkunda gukomeza ibintu ngo mbe nabikandagiza ibisubizo ngo mbe nabikandagiza abantu ahubwo mbivugira kugira ngo umuntu wumva ko iby'Imana avuze kuri we bitazakunda mbivuga cyane igituma mbivuga cyane ni ukugira ngo umuntu wahawe amasezerano mbere yanjye cyangwa nyuma yanjye amenye ko iby'Imana avuze kuri we izabisohoza Imana ihabwa icyubahiro amen amen bo wadusengera Imana rero tukakurekura ukagenda kugira ngo utaza gukererwa ahubwo tuzakomeza tugukurikirane bafungure video bakorera like basharinge ubutumwa bw'ijambo ry'Imana kandi nuza Imana izatufashe tuze kukwakira tubereke winjiye ku kibuga cy'indege ugarutse ute mbese tuzatugutekeranyije amasiko wadusengera Imana rero tusengera n'abadukurikiye ubasabira umugisha ubaturira ijambo ry'ubuhanuzi kuko uri umuhanuzi Imana ihaye ubutumwa bwayo kugira ngo uyikorere igihe nk'iki Mana ndagushimiye kungejeje bitumye nsengera abantu bafite amasezerano nk'ayo nari mfite kugira ngo basohoreze amasezerano amen nabo bazaririmba ishimwe ry'abahamagaye kura abantu mu minsi mibi bageze ku munsi bazaganira iminsi ya kera ukuboko kwawe kugendane nanjye kandi ukuboko kwawe kubane n'abantu dusize imbaraga zawe zigumye gukwira mu bantu no gusohorezwa amasezerano kwinshi cyane ndagushimiye kuri Imana ibikoze neza mu izina rya Yesu Kristo amen amen